Muraho neza nshuti duhuriye ku rubuga rwa Wellington Academia. Imigisha n'amahoro Uwiteka atanga bibane namwe, kandi ndabifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Umugani tugezeho uyu munsi ni umugani wa Shyamba. Habayeho umugabo akitwa Shyamba rya Munyege, arongora umukobwa ariko ntibabyarana akana na kamwe. Biratinda umugore aratwita, abo basamiye rimwe barabyara. We inda arayibana biratinda, ndetse abo basamiye rimwe barongera barasama barabyara. Umugore noneho ariheba, basigara bagira bati ni utaratwite. Abagore baramwiha bakamuseka ngo atwite atazabyara. Umugore agiye kubyara abyara impiri, ayikubise amaso abona ni impiri koko iributse. Abagore bari baje kumubyaza barahunga bose bati nimwiyice, abandi nimuyireke. Umugore nyiri kwibyara rero ati nimuyireke ntimuyice, ahubwo nimujye kuyijugunya mu ishyamba. Nuko bajya kuyita mu ishyamba, umugore asubira ku bugumba bwiwe yongera kubyara. Umunsi umwe rero abantu bajyaga gututira ibiti mu ishyamba, nuko hamwe muri iryo shyamba bari barajugunyemo ya mpiri. Bagiye kumva bumva ikintu kiravuga, kikavuga kiti yewe nyagitendaguza ikintendagurira ishyamba ryanjye rya Rutare, genda umbwirire data ari we Shyamba rya Munyege, ugende umbwirire mama niwe Nkindi ya Nkenyera, uti Gahirihiri yabaye umugabo muzamusabire mu bakobwa ba Ruringa. Barakenyera akabakunda, bacyura inka akabikunda. Muti akunda uko bajya guhinga bakisokoza, akunda uko bajya gutashya bakisiga, akunda uko bajya kuvoma bakisiga. Abantu babyumvishe ayo magambo yavugaga bariruka, ibiti batutiraga babita aho ngaho. Bukeye basubira nayo n'abandi nabo bumva icyo kintu kivuga, hajyaho ijwi ryarangira bakongera gutyo nuko hajyaho abandi gututira bikaba uko, hajyaho abandi gututira bikaba kwa kundi. Ababyumvaga bose rero barazaga bakavuga ubutumwa. Nuko umugabo n'umugore bamaze kubyumva, bari ko kwivuga ati natwe tuzajya twumve uko ibyo bintu bimeze. Nuko bakomeza kubibabwira bati ahubwo rero namwe muzaze mujye kwiyumvira. Bukeye umugabo n'umugore bajyana n'abandi gutema ibiti mu ishyamba. Batangiye gutema, Gahirihiri aravuga, bose barumva ati yewe nyagitendaguza ikintendagurira ishyamba ryanjye rya Rutare, genda umbwirire data ari we Shyamba rya Munyege, ugende umbwirire mama niwe Nkindi ya Nkenyera, uti Gahirihiri yabaye umugabo muzamusabire mu bakobwa ba Ruringa. Barakenyera akabakunda, bacyura inka akabikunda. Mutakunda uko bajya guhinga bakisokoza, akunda uko bajya gutashya bakisiga, akunda uko bajya kuvoma bakisiga. Umugabo n'umugore we bati koko ibyo mwatubwiye byose nibyo. Umugabo aragenda ashaka inzoga, ajya gusaba mu bakobwa ba Ruringa Gahirihiri kumusabira nyine umugeni. Nuko rero ariko abaho bakagira ngo niwe uje kwisabira kuko nta mwana bari bazi yari afite. Nuko kwa Ruringa rero bakabona ko Shyamba rya Munyege ari we wisabira, kuko bari bazi neza yuko nta mwana yigeze rwose. Nuko igihe cyo gutaha ubukwe kiragera. Ku munsi wo gushyingira Gahirihiri araza aryama mu rubungo, baracyihorera nibwo ntibari bazi ibyo ari byo. Nuko abakwe baraza, ubukwe burataha neza, abakwe barasezera barataha. Umugeni baramugaburira, bamaze kumugaburira bamwereka bamusasiye mu nzu ya wenyine. Umugeni araryama, nuko impiri yiburamo umusore mwiza asanga umugeni, bararyamana. Bugiye gucya Gahirihiri yisubirira mu gihugu ariyo ya mpiri nyine yihishagamo. Nuko uko ijoro riguye bikaba kwa kundi. Bukeye umugore arasama, nyirabukwe abonye ko yasamye aramubaza ati mbese urahana nande, inda wasamye wayikuye hehe? Umugeni ati nijoro haza umugabo ati nijoro haza umugabo maze kugera ku buriri tukararana, mu bunyoni akagenda. Nyirabukwe rero amubaza igihe uwo mugabo azira n'igihe agendera. Umaze kugoroba bajya kureba, bahengera uwo mugabo. Amaze kuva mu gihugu cye, cya gihugu cye baragitwara bajya kukijugunya mu ishyamba. Bagezeyo baragitwika. Umugabo yumvishe gituritse arashiguka, umugore aramufata
Umugabo ati ndekura ntahinduka imbibi nkakurya. Umugore ati nanjye nkahinduka indi nkakurya. Umugabo ati ndekura ntahinduka intare nkakurya. Umugore ati nanjye ntahinduka intare nkakurya. Umugabo ati ndekura tuve ubuzima tujye ibuntu. Nuko umugore aramurekura, bajya hanze bose barababona, ababyeyi barishima, abaturanyi baza kureba uwo mugabo wari warigize inzoka y'impiri. Sinjye wahera umugani. Isomo twakura muri uyu mugani rero, isomo rya mbere ni uko igihe ugushije ishyano uba utagomba kwiheba cyangwa utakaze icyerekezo cy'ubuzima cyangwa umurongo w'ubuzima. Ibibazo biravuka, intambara ziravuka, ariko ntabwo ujya umenya neza ko hari igihe aba ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rero si ngombwa ngo Imana ikugishe inama y'ibyo igiye gukora. Ntabwo ibumba ryagishwa inama y'uko ribumbwamo cyangwa igikoresho kigisha inama nyiri kukigena uko gikora. Ni poroje ziba ziri muri nyiri mushinga, nyir'igihangano. Natwe rero turi ibihangano by'Imana, bityo ibitubaho tuba tugomba kubyakira, ahubwo tukirinda ko duheranwa nabyo. Inama ya kabiri twakura muri uyu mugani ni ukugira impuhwe. Uretse ko uyu mubyeyi bashatse ko bica iyi mpiri ikivuka, ariko akanga ati nyabuna ugende muyijugunye mu ishyamba, agende yibereho, izitungirwe n'ibyo, ariko ayo maraso ntatubeho. Nyabuna mujye mugira impuhwe. Umubyeyi arangwa n'impuhwe, umubyeyi arangwa n'urukundo, umubyeyi arangwa no gususuruka. Nuko dukore neza rero kandi cyane, tugamije kurangwa n'umutima w'ubupfura, wuje impuhwe n'urugwiro. Inama ya gatatu twakura muri uyu mugani ni ugushirika ubute. Umuseke umubyeyi atigeze azibukira, arakomeza arahatana. Uyu muhungu nawe arakomeza arahatana kugeza abonye wa mugeni yari yaramubonye. Nawe rero, nanjye n'undi wese ni ugukora iyo bwabaga, tugashaka icyatuma tugera ku kintu kizima. Ngayo nguko rero ibyo tumaze kumva byose muri uyu mugani byanditswe bikusanywa na Musenyeri Aloyizi Umwami ku Nyundo, bikankabyirizwagaho nanjye ibiganza bizira ubwirika indashyikirwa rw'urugo rwa Rukerarugendo, Inkotanyi y'Iminega rwa Gitinywa, Ruririmbo ribanza rwa Rutagarabira Muganirinde ka Nyirimigabo, Inyundo inyonga abahinzi, ishema ry'u Rwanda rwa Ruzimana rwa Ruzagayura, ibyo bihe by'abatabazi naho